Ndagusuje cyane ukomeza gukurikira Pamakeo TV. Niba uri mushyashya hawe ikaze rwose, kandi ushobora no gukora subscribe kugira ngo nawe ujye ubona amakuru yacu mu ba mbere kandi byihuse. Icyo mwizeza nuko inkuru zacu ari iz'umwimerere kandi zikaba zikoranye ubwenge, kandi cyane cyane icyo twitaho ni abakunzi bacu kugira ngo ugende unyuzwe rwose. Urupfu rwa Perezida Nkurunziza ntawe rutababaje rwose, ni urupfu rwari rutunguranye cyane, nyuma y'uko abantu bari batangiye kwibaza ni se Perezida Nkurunziza yaba arwaye coronavirus mu gihe umugore we arimo aravurirwa muri Nairobi, aho arwaye cyangwa se arimo aravurwa icyorezo cya coronavirus. Kuri ubu ngubu noneho mu 2019 hari andi makuru ugeze gusohoka y'umugabo wigeze guhanura ko Nkurunziza yari kuzapfa, cyangwa se perezida w'u Burundi yari kuzapfa yishwe n'ikiza gikomeye kizatera iki gihugu. Uwo mugabo yatawe muri yombi afungiye ahitwa Mvugo are nyuma. Uyu muyoboke wari w'itorero rya Emmanuel ubwo yari mu ngoyi yavuze ko ubu buhanuzi bwe bwumviswe nabi n'abayobozi b'inzego z'ibanze, ariko akomeza kwemeza ko ibyo yavuze bizaba nta kabuza. Ese wowe urabyumva ute? Kuko uyu mugabo yavuze ko iyi nkuru ni inkuru yo mu 2019, dore ko yaje no kwandika ibinyamakuru muri juin mu kwezi mu tariki 8. Abumvise ubuhanuzi bwa Brakikana bemeje ko yavuze ko mu Burundi hagiye gutera umuhengeri ukomeye uzatwara ubuzima bwa Perezida Nkurunziza. Uyu mugabo yafungiwe mu bwa mbere ku biro bya polisi bya Nyanza-Lac ku ya 29 Gicurasi uyu mwaka, yimurirwa muri umwaka wa 2019, yimurirwa muri gereza ya pariki ya Makamba kuri 3 Kamena, nk'uko ikinyamakuru COS Medias Burundi kibitangaza cyangwa se cyabitangaje. Kuri icyo gihe Guverineri Gadi Niyonkuru yakoresheje inama itangaza ko uyu mugabo yari agamije kwica umutekano w'igihugu, bityo akwiriye koherezwa muri gereza ya Murembwe. Ati ubuhanuzi bw'ibinyoma buhungabanya umutekano w'igihugu, umushinjacyaha agomba kumujyana muri gereza ya Murembwe. Iyi niyo nkuru Pamakeo twari tukuzaniye, tukwemeza ko ese urupfu rwa Nkurunziza rwari rwarahanuwe koko. Gusa mbibutsa ko Perezida Nkurunziza apfuye atarahererekanya ububasha cyangwa se ububasha bwo kuba perezida ku wari watowe mu matora. Komeza kwihanganisha cyane rwose abari abakunzi be, komeza kwihangana, niyo nzira ya twese. Urupfu ni ikintu kibaho kandi ntago gihitamo cyangwa se gitoranya abo gitwara nawe kireka. Ndagushimiye cyane niba wakomeje gukurikira Pamakeo TV. Reka mu kanya nze kubwira amateka cyangwa se n'ibyaranze ubuzima bwa Pierre Nkurunziza wahoze ari perezida wa Burundi. Ubu ngubu ukaba yitabye Imana tariki 9 Kamena 2020 azize indwara y'umutima. Dore ko muri iyi nkuru y'ubuhanuzi ho bavuga ko ngo azicwa n'ikiza kizatera Burundi, ariko ubu bwo twabwiwe ko yishwe n'indwara y'umutima. Ubwo rero ntago tuzi ko ari cyo kiza bahanuraga. Ese wowe ubu buhanuzi urabwumva ute? Urabwemera? Bimeze bite? Uratubwira ibitekerezo bya muri comment section kugira ngo tumenye uko nawe ubyumva. Nkwibutsa ko iyi ari Pamakeo TV, ushobora gukora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi nkuru zacu mu ba mbere. Hano dukora inkuru zigiye zitandukanye, twigira kuri terrain, dukora inkuru zisesenguye, byose biraterwa n'ibyo ukunda. Byose turabifite hano. Ubwo nurangiza kureba ino video ndakwinginze ukore subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru zacu mu mbere, ndetse n'inkunga ikomeye cyane, ndetse ukaba wanajya muri video zacu zindi ukareba n'izindi wumva wareba zigushishikaje. Komeza ugire ibihe byiza kandi ubane n'Imana.